nageze muri Amerika tariki 5 z'ukwezi kwa gatanu muri 2016. Nageze ikintu cyantunguye, nageze ari muri sama. Bambwiye yuko saa 2 z'ijoro hari izuba ryinshi. Icyo kintu cyantunguye ngeze muri Amerika bwa mbere. Cyo nicyo kintu cyawe, hari izuba ryinshi cyangwa hari ubukonje bw'ijari zuba? Hari izuba ryinshi, kandi ari muri sama. Yego. Bambwiye yuko ari ninjoro, saa 2 za ninjoro, kandi numva ko mu Rwanda saa 2 za ninjoro abari ninjoro buba bwije nyine ari mu gicuku. Nicyo kintu cyantunguye nkigeze hano. Mbese ugeze ngaho usanga saa 2 izuba riraka, mbese ibintu uvuga ati ahantu nje ni hehe, right? Byarantunguye cyane. Kuko byari bitandukanye naho narimo. Naho waruvuye birumvikana. Ikihe cyakaye cagutunguye nga muri Amerika? Ikindi cya kabiri cyantunguye muri sama ubwatsi buramera, ibiti bikamera, haba hameze neza hatoshye. Bitandukanye no mu Rwanda no muri Afrika, uko mbizi yuko yari igihe cy'izuba ibiti biruma cyangwa se ubwatsi bukuma, ariko ngaho igihe cy'izuba ibiti biratoha, ibintu bise n'ubishije nyine ari ibintu biri different. Yo nyine noneho mpita mpura n'abahomeless bambaye homeless. Uvuga ati bambaye ikiyeti komeza bwa bari bambaye ubusa, ndavuga ati iki si igihugu noneho. Barabonye abazungu barabirabura bambaye ubusa, bavuga ati karabaye iki gihugu ntago mbizi.